Ndagushimiye mukunzi w'ibiganiro byacu tunyuza kuri channel ijuru ntirikorerwa. Nanone ni umuvandimwe umukiranutsi Emile Nshimiyimana, umuvandimwe w'abakiranutsi ariko nanone inshuti y'abakurikira ibiganiro byacu mwese. Ndabasuhuje kandi mbashimira nyine nanone bikomeye uburyo mukomeza kugaragaza ko tubana mu biganiro, mubana natwe, muradukurikira, mugasangiza ubutumwa dutanga inshuti zanyu zose. Ntabwo nabura kubashimira cyane ku musanzu nyine mugiraho kugira ngo ubutumwa bwiza twamamaza bugere kure, cyane ko tububonamo igisubizo ku bibazo byose umuntu yatekereza yaba afite hano mu isi. Yesu ni igisubizo, Yesu niwe twamamaza, niwe tubwiriza. Ibiganiro byacu byose mubona ko ariwe twibandaho, ariko tumwamamaza nanone nk'igisubizo cy'ibibazo byose umuntu burya afite. Nubwo tugaragaza ko ariwe nzira ihesha abantu ijuru cyangwa se igeza abantu mu ijuru, ariko buriya ari nawe igisubizo ku bibazo byose umuntu aba afite. Iyo tukubwira kwizera Yesu Kristo, iyo tukubwira ko wabariye ibyaha byawe byose kubwe, iyo tukubwira ko ari we waguhuza n'Imana kandi by'iteka ryose, burya tuba tugira ngo mu by'ukuri ube mu isi warababariwe, ubanye n'Imana amahoro, ariko nanone unabe mu isi ufite amahoro nyine mu mutima wawe, uguwe neza, ntabwo bufite bw'ejo hazaza, nta gihunga. Muri make uri umuntu nyine wuzuye ariko wuzuriye muri Kristo Yesu. Uyu munsi natekereje kuganira namwe ku kijyanye na divorce. Ntekereza ko ni kimwe nyine mu bibazo bihangayikishije abantu, aho usanga umuntu ashinga urugo arukunze, yumva ashaka mu by'ukuri kubana n'uwo bashakanye amahoro, bakabyara abana, bakabarera, bakabakuza, bakabashyingira, mbese bakasazana neza. Ariko mu buzima tugenda duhura nabwo cyangwa se tubona ko bigoye hanze aha, biragoye cyane kugira ngo mu by'ukuri abantu bubake urugo bishimiye, babane neza bishimanye, banezezwe n'urwo rugo, banezezwe no kubana. Ntabwo mu by'ukuri ari ibya benshi, ni ibya bake cyane. Usanga n'abatakora divorce ku mugaragaro, ariko mu by'ukuri ugasanga mu mitima yabo divorce irahari. Mu mitima yabo ntibakiranye, mu mitima yabo ntibakundanye, mu mitima yabo ntabwo buzuzanya, mu mitima yabo ntabwo bishimiranye, mu mitima yabo ntabwo banyuzwe no kubana, ahubwo nyine ni ukubura uko bagira. Hakaba banga kudivorusa kubera gutinya amaso y'abantu, ese bavuga ngo iki, ariko ugasanga mu nzu ntibabana, mu buriri ntibabana, mu byumba ntibabana, mbese ugasanga gusa ni ishusho bashaka kugaragaza hanze yuko bari kumwe, ariko n'ubundi batabanye mu rukundo, mu bwuzuzanye, mu bwubahane. Mbese icyo bifuzaga kugeraho bajya gushinga urugo, ugasanga ntabwo ari cyo bagezeho. Icyo rero navuga gitoya, ntabwo ndi burambure cyane iyi ngingo, cyane ko tuzakomeza kujya tuganira nyine tunayigarukaho n'izindi ariko nyinshi zigiye zitandukanye. Icyo navuga nk'ipfundo ry'ibintu byose n'ubundi ni Kristo. Aho Kristo atari, mu by'ukuri ntabwo kuzuzanya gushoboka, ntabwo amahoro ashoboka, ntabwo umunezero ushoboka, ntabwo umutekano ushoboka. Muri make umuntu nyine ashinga urugo, ariko mu by'ukuri atiteguye, niba ariko navuga, atiteguye kwihanganira uwo bazabana, atiteguye kumwakira muri byose, atiteguye
guhangana n'ibibazo byose ashobora guhurira nabyo muri urwo rugo. Impamvu mbivuga ni uko umuntu w'inyama n'amaraso, umuntu wa kamere, ubundi nta rukundo agira rwatuma akunda umuntu, akamukunda igihe cyose, akamukunda atamugereranya n'abandi, akamukunda yumva ko mu by'ukuri amukunze urukundo rushyitse cyangwa se rwuzuye. Ahubwo usanga abajya kubana bafite ibyo barebanaho nyine bindi, ukumva mu by'ukuri niba ari umusore akareba hafi akavuga ati umukobwa ateye neza, iyo ndebye fizike, iyo ndebye inyuma uko ateye rwose ateye neza, twasohokana, twakwifotoza, tugashyira amafoto ku mbuga nkoranyambaga, muri make bakadushima, bakabona ko nashatse umugore usa neza, umugore mwiza. Ugasanga umusore nicyo arebyeho. Umukobwa nawe wenda akavuga ati uyu musore nawe asa neza, afite akazi keza, afite imodoka nziza, yize amashuri menshi, mu by'ukuri uyu ni umusore mwiza, twasohokana nkumva ndishimye, n'urungano rwanjye rukanshimira ko mbanye n'umusore mwiza. Mu by'ukuri ibyo byose ni ukureba hafi cyane, kubera ko muri ibyo bintu byose nta kintu kirambye kirimo. Niba ushingiye rero umubano wanyu ku bintu bitarambye, ubwo bivuze ko n'umubano wanyu utazaramba. Nta kintu kirambye kirimo, nta kintu kidahinduka kiri muri ibyo byose. Ibyo byose birahinduka. Umusore warebye ubwiza bw'inyuma, ubwiza bw'umukobwa, akumva nibwo nawe akunze, mu by'ukuri ntabwo atinda kubona ko mu by'ukuri ubwo bwiza bwahindutse. Buhinduka rero mu buryo bwinshi. Buhinduka mu buryo bw'uko umukobwa arakura, umukobwa imiterere ye irahinduka, imisemburo yo muri we, uko yubatse urugo ameze ntabwo ariko akomeza kumera, arabyara, hakagira mu by'ukuri ubuzima bwe bw'imbere buhinduka, bigatuma n'ubw'inyuma buhinduka. Ugasanga ntabwo yari mama w'abana icyo gihe umukunda, ariko none ni mama w'abana, mu kwita ku bana, mbese ukabona arahindutse mu gihe gitoya, ntaba agiteye kwa kundi wamukunze ateye. Ibyo rero bihita bituma mu by'ukuri utangira kubona ko icyo wamukundiye nta kigihari. Niba icyo wamukundiye kitagihari rero, birumvikana ko n'urukundo wamukundaga ubwo rugize ikibazo, rukomwe mu nkokora, uratangira kumukimbira, uratangira kubona ko mu by'ukuri atari we washakaga, atujuje ibyo ushaka, atujuje ibyo ukunda, bityo usange n'ubundi urugo nyine rutangiye gusenyuka buhoro buhoro, mbese ku buryo ndetse binashoboka ko watangira kujya ureba ahubwo undi mukobwa cyangwa se abandi bakobwa bateye nk'uko wa wundi yari ateye kera mutari mwabana. Bikumvikana rero ko urukundo rushingiye ku byo kamere ishaka, ku byo kamere ikunze, ku byo ndeba inyuma, rwo rurashira, kandi rwashira noneho ya divorce igatangira. Nibyo navugaga ngitangira, ntabwo bivuze ko ako kanya mugiye ku murenge, mugiye kwandukuza iryo sezerano ryanyu mwari mwaragiranye, ariko mu mutima wawe byatangiye guhinduka. Mu by'ukuri watangiye kumva ko utakimukunze, watangiye kutamwiyumvamo, ya divorce mu by'ukuri yatangiye, ya mitima itakirana yatangiye kuboneka. Aho rero sinabura kugaruka no kuri wa mukobwa nawe wabonaga ashakanye n'umusore, ariko kubera ko bahura rimwe na rimwe basohotse, akagira ibyo amugurira, akagira uko amufata,
bagasipendinga amafaranga menshi, mu by'ukuri akamwigaragariza mu ishusho idasanzwe. Mu by'ukuri yatangiye nanone nawe mu rugo rwe kubona ko bya bindi umusore yamugaragarizaga bahuye rimwe na rimwe bitanahura mu by'ukuri n'ubushobozi umusore afite, kubera ko kuba twahura rimwe mu kwezi cyangwa se rimwe mu cyumweru ngatakaza amafaranga menshi kugira ngo ngushimishe, ntabwo ukwiye kutareba hafi ngo utekereze ko nitunabana buri munsi ariko nzabigenza. Kiriya gihe natakazaga amafaranga nabigambiriye, nabipanze, nashaka nkaba nayagujije inshuti cyangwa se mfite ukundi kuntu nayabonyemo, ariko ni ibintu bya rimwe na rimwe, si ibintu bizahoraho. Wowe rero iyo urebye hafi ugira ngo nitunabana mu rugo, aho nzaba mfite inshingano zo guhahira urugo, mfite inshingano zo kwishyura ubukode bw'inzu, mfite inshingano zo kwishyura taransiporo yanjye ya buri munsi njya ku kazi, mfite inshingano mbese nyinshi zitandukanye ntari mfite cya gihe wenda nkiri umusore. Wenda zimwe muri izo mvuze n'ubundi nari nzifite, ariko hari izindi ziyongereyemo. Hari igihe utekereza ngo mu by'ukuri nzaba nkibasha kukwiyereka nk'uko nakwiyerekaga kera tukiri abafiyanse, tukiri inshuti bisanzwe, tutari twagira inshingano z'urugo. Ntabwo ari kimwe. Uzatangira kubona ko mu by'ukuri ubushobozi bwose umuntu yagira buri limite, ndetse ubone ntakikwitaho. Naragusohokanaga nkajya kukugurira, ariko atari ukugusohokana wenda ngo dusangire, ahubwo nkaba nanagutwara muri shop runaka, nkagira ikintu nkugurira gifatika, ikintu uzishimira, swate se telefone nziza, swate se isaha, swate umwenda, urukweto, shakoshi nziza se n'ibindi. Ariko ugatekereza ko ubwo ari bwo buzima uzahoramo. Nyamara twahura ngomba kugurira umwana Pampers, wenda ahubwo si n'umwe dufite, noneho dufite babiri. Hari uwo ngomba kugurira Pampers, hari amata y'umwana, cyangwa se n'ibindi byinshi ngomba gukoresha mu kwita ku mwana. Umwana yarwaye tugomba kumuvuza. Ibyo byose ntabyo twari dufite cya gihe mbere yo kubana, ariko noneho mu kubana hajemo n'ibyo byose tutagiraga kera, bitandebaga kera. Mu by'ukuri idepanse ziriyongereye, nawe kukwitaho biragabanutse. Ntaretse no kuvuga ko kera nuko nakubonaga, nk'uko nabivuze mu kanya kashize, siko nkikubona ubu. Muri make warahindutse, ndetse n'imbaraga zo kukwitaho mu mutima ntabwo zikiri nyinshi, kubera ko sinkinagukunda nk'uko nagukundaga tutari twabana. Urumva rero ko ibintu byatangiye guhinduka ku buryo urukundo twakundanye mbere y'uko tubana n'urwo turi gukundana ubu byahindutse. Ubu turi gukundanira gusa kugira ngo tutiteza abantu, turi gukundanira kugira ngo abantu nk'uko bajya bivuga ngo batucisha mu ijisho, ariko hagati yacu nta rukundo rukomeye ruhari, nta mubano urambye uhari, nta bwuzuzanye buhari, nta kwiyumvanamo guhari, ahubwo ibintu byatangiye guhinduka. Ugasanga rero mu by'ukuri ntabwo ingo ziramba, nta nubwo urukundo ruramba. Urukundo abantu bakundana ni urukundo rumara igihe gito cyane, ni urukundo rumeze nk'uburabyo. Uba ureba kano kanya rumeze neza, ariko iyo ruciye ntabwo rushobora kumara amasaha 24 rugifite ya shusho rwari rufite rukiri ku giti naruciyeho. Mu by'ukuri rero navuga ko n'ubundi nk'uko natangiye mbivuga, muri ibyo bintu byose Yesu niwe gisubizo. Yesu niwe muti wa byose. Niwe uduha gukunda mu buryo butari ubw'akanya gato, niwe uduha kwemera abandi mu buryo butari ubw'akanya gato, niwe uduha gushima bitari iby'akanya gato, niwe uduha kunyurwa bitari iby'akanya gato,
niwe uduha kubaka urugo rukaramba, niwe uduha kubaka urugo rugakomera. ari naho Bibiliya ivuga ngo iyo Uwiteka atari we wubaka urugo, mu by'ukuri abubatsi babubakira ubusa. Nkavuga nti rero mu by'ukuri icyo nagufashisha wowe udukurikira ni uko n'ubundi muri byose wareka Yesu akakubakira, ni uko muri byose wareka Yesu akakubera umusingi w'urugo rwawe, akaguha guhitamo neza uwo muzabana, ndetse akanaguha mu by'ukuri urukundo rurambye wakunda uwo muzabana, ukazanarukunda n'abana bawe, ukazubaka urugo rutari urw'umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, 5 se 10, 20, 30 cyangwa se 50, ahubwo ukubaka urugo nyine rurambye rw'igihe kirekire, urugo wishimira, ndetse urugo rwanabera intangarugero abandi. Ipfundo rero rya byose n'ubundi ni bwa butumwa bwiza dukunda kubabwira, aho mu by'ukuri kwakira imbabazi twagiriwe muri Kristo Yesu, ukabaho mu isi uzi ko wababariwe, ukabaho mu isi uzi ko wemewe, ukabaho mu isi uzi ko nta kibazo ufitanye n'Imana, n'ubundi bitarangirira aho gusa, ahubwo bigaruka n'ubundi bikagufasha nanone kubana n'uwo mwashakanye, kandi mukabana neza, mubanye amahoro, atari uko adashobora kugukosereza, atari uko mu by'ukuri mu bigaragara nyuma nta nenge yaba afite, ahubwo n'ubundi nawe ukamukunda, ariko ugendeye nanone ko nawe wakunzwe, ukamwemera ugendeye ko nawe wemewe, mu by'ukuri ukabana nawe umukunze urukundo, ariko nawe ukomora ku Mana, atari urwo wishatsemo muri kamere yawe, kubera ko muri kamere y'umuntu nta rukundo nyine rubamo. Nari mvuze nko kubabarira, kwakirana, kwemerana. Niba ubanye n'umuntu ariko mukabana mu by'ukuri waramenye ko nawe ubwawe Imana ikwemera, ariko itakwemera kubera ko uri mwiza, ahubwo ikwemera kubera ko wizeye Yesu Kristo, ikakubabarira ibyaha byawe byose ku bwa Yesu, birumvikana ko nawe kubabarira byoroshye. Ni ukubabarira nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mubabarirane nk'uko namwe mwababariwe muri Kristo Yesu. Ubwo uwababariwe muri Kristo Yesu mu by'ukuri akaba ari mwisi, azi ko yababariwe, azi ko yemewe, azi ko nta rubanza afite ku Mana, kandi atabikesha ingeso ze nziza, uwabasha kubabarira, uwabasha kwakira mugenzi we, uwabasha mu by'ukuri kurenga inenge yaba abona kuri mugenzi we, akamukunda, kandi akamukunda mu by'ukuri nta kindi amuciye, atari ubwiza budasanzwe, atari uko atakosa, ahubwo ari uko nawe yamenye ko nubwo atari mwiza. Nibyo umuririmbyi bavuga ngo ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe, ngo si uko nari mwiza haba na mba, ahubwo n'ubuntu bwa Yesu yangiriye. Ngo byavuye se kuki? Ngo byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine, ngo ni Yesu wenyine wantoreye icyo ngicyo. Urumva nawe iyo umaze kumenya ngo si uko ndi mwiza kugira ngo Imana inkunde, yanyemereye kujya mu ijuru kubana nayo iteka, atari uko ndi mwiza, nawe urwo rukundo wakunzwe rudafite ikigombero, urwo rukundo wakunzwe utabikwiriye, nawe urukunda undi, kandi ukanamukunda atari uko mu by'ukuri abikwiriye. Icyo nshaka kuvuga ni uko mu kubana hataburamo amakosa, ariko uko kuntu wababariwe, uko kuntu wemewe, nawe ukababarira, nawe kandi ukemera mugenzi wawe, ukamwihanganira muri byose, ukamukunda, ukamubabarira, ukamukunda, ukamwakira, ukamukunda, ukamwemera, no mu gihe yewe atarabikwiriye, kubera ko mu by'ukuri nawe wakunzwe utari ubikwiriye. Icyo nshaka kuvuga ni icyo ngicyo, ni uko bishoboka ko umuntu yabaho akunze, umuntu yabaho yakira mugenzi we, umuntu yabaho yemera mugenzi we, ariko
kandi akamwemera igihe cyose, akamukunda igihe cyose, ukamukunda no mu gihe bitashobokaga ko umukunda, ukamwemera no mu gihe bitashobokaga ko umwemera, ukarekeraho kureba kuri we cyane ahubwo wowe ukirebaho, ukarekeraho kumushakaho impamvu ahubwo impamvu ukazishakaho, ukarekeraho ngaho kumutekereza nk'aho ari we mubi, ngo ibitagenda byose mbese aba ari we kibazo, ahubwo ukavuga uti n'ubundi ndabizi ko umuntu ari umunyantege nke, ndabizi ko nanjye ndi umunyantege nke, reka mwakire, reka mubabarire, reka mugaruze ubugwaneza, niba ari naho yakosheje, niba ari aho atakoze ibyo yari akwiye kuba nkorera, reka mwakire uko ari, nanjye ndi umunyantege nke, nanjye buriya ndakosa, nanjye sindi imiseke igoroye, nanjye mu by'ukuri angenzuye n'uwangenzura, nanjye nigenzuye, hari amakosa niyiziho, hari ibyo nibonaho, ubwo rero reka mbane nawe ntamurebera mu makosa ahubwo murebera mu rukundo. Urwo rukundo rero mu by'ukuri ni urukundo rugirwa n'abaruhawe muri Kristo Yesu, si urukundo umuntu wese yakwishakamo ngo abone, mu mbaraga za muntu ntirubamo, ahubwo ruva nyine ku kwizera Yesu Kristo, ukaba mu isi warababariwe, ukaba mu isi waremewe n'Imana, ukaba mu isi uzi neza ko wagiriwe ubuntu n'Imana, ahubwo ubwo buntu wagiriwe, izo mbabazi wagiriwe, nawe mu by'ukuri ukabasha kuzigirira abandi. Ubwo rero navuga ko uwo ni wo muti wa divorce, uwo ni wo muti wo kubana abantu babanye neza badakomanya amahembe, ni umuti udafite ahandi hantu uturuka, ni umuti uturuka kuri Kristo Yesu. Uwo muti nawe wawukoresha, nawe wawunywa, ariko ipfundo rya byose ni ubutumwa bwiza dutanga kuri cano. Ukomeze ukurikira ibiganiro, umenye izo mbabazi twagiriwe muri Kristo Yesu, umenye ubwo buntu twagiriwe muri Kristo Yesu, umenye ukuntu Imana yatwemeye ku bwa Yesu Kristo, umenye ukuntu dufite ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo. Noneho icyo nugisobanukirwa neza, kinarimo nanone kubaka urugo rwawe neza, kirimo kubana n'uwo mwashakanye neza, kirimo no kurera abana bawe neza. Tuzakomeza mbega kugaruka no ku iki ngiki, tuzakomeza kugaruka kuri ubwo buryo umuntu ashobora kubaka urugo rwe neza, mu by'ukuri akarwishimira, akarukunda, agakunda uwo bashakanye, bakabana neza, kandi bakazatandukanywa n'urupfu, mu by'ukuri nta mahari ya buri gihe, nta ntonganya za buri gihe, nta bibazo bidashira, ahubwo abantu bakabana bakundanye, kandi bakagira mu by'ukuri ubuzima bwiza bari hano mu isi. Ariko tugaruka kuri iki ngiki cy'uko mu by'ukuri ikigenderewe cyane nanone ni ubuzima butarangirira mu isi, ahubwo kuzabana n'Imana by'iteka ryose. Ndabashimiye rero, ndagushimiye wowe mukunzi w'ibiganiro byacu, komeza ubikurikire, komeza ubisangize abandi, komeza mu by'ukuri udufashe kugeza ubutumwa bwiza ku bantu benshi bashoboka, kuko abantu benshi bararushye, benshi barananiwe, ariko nta nubwo bazi aho baruhukira, nyamara nta handi uburuhukiro buri, ni muri Kristo Yesu honyine. Nemire rero nshimiye Imana, umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ariko mu by'ukuri nkaba n'umujyanama wawe mu mibereho yawe ya hano mu isi. Ariko ni ubujyanama nanone bushingiye ku ijambo ry'Imana, ni ubujyanama bushingiye nanone ku butumwa bwiza tubwiriza. Amahoro y'Imana rero abane n'abizera Yesu Kristo bose, none ndetse kugeza iteka ryose. Amen.